aka kanya uko bihagaze ubu ngubu nta mwanzuro urafata, ubwo twavuga ko mu bigihari ubwo ari uko umukino wenda uhari, kuko no ku ruhande rwa Rayon Sport bavuga ko umukino ugihari inshuti yanjye bakiwutegura. ngewe iyo ndebeye mu bidarubindi binini ntuzaba mu kuri kw'Imana isumba byose uyu mukino nuba simvuze sindavuga uruhare rwo ari rwo rwose, twebwe nta ruhare dufitemo, ariko if I read behind the lines iyi match ntizaba. Okay, noneho hanyuma niyo mpamvu navuze nihanganisha, kuko reka mbikubwize kuri ndihanganisha, ariko tuza kuba why. Aha rero niho ngiye ku Rayon Sport icyo gihombi izabibonye izabigize. Si twavuga ko ari ikosa ry'abapanze iyo mikino. First of all reka tuze tuvuge ibintu dusubiremo, ubundi why kuki byapanzwe gutya, kuki byateje ibibazo bingana gutya. Impamvu niyo reka turebe icyo kintu. Burya impamvu bo batangaje, impamvu ishobora gusobanura byinshi. First of all ndashaka mbanze bwira abantu yuko ku kigero cya 99% nakubwiye ko ntavuga nk'umuprofani, amakosa 100% ndayashyira kuri ligue. Please ibi ndabisubiramo. Impamvu mvuga rero nukuvuga ngo rero hari ikintu cya mbere kimwe gikomeye kera kirabura cyanateje n'ibi bibazo. Ikibazo ni iki? Kugeza no munsi wa none karandiriye irasohotse, ariko ivangiwe n'ibintu ntemera ko biri professionnel. Ligue ntago yari kwemera yuko equipe nationale yikomporta nka club, ku buryo bafata hafu ukwezi ko gukora kampu nk'aho umutoza agiye kwigisha abakinnyi fundamentals zo gufunga baro no kuyipasa. Aho byapfiriye nta kindi kera kirabura, ni ligue kuda protectinga financial interest no gukomeza na continuity of, sibyo? Nukuvuga ngo uyu munsi wa none ubundi nabyo ndaza kubigarukaho, ligue ubwayo yakabaye ikora ibishoboka byose mu migendekere myiza no kwirinda ibirarane byo kwica shampiyona.